nyakira nyakira nanjye mbashe kubarirwa mu bana bawe nyakira ndaje nyagasani Imana nemera ko nawucumuyeho kuva kera mu byo nakoze mu byo navuze no mu byo natekereje byose nyakira ndaje ubigize nizeye impuhwe zawe nizeye impuhwe zawe nizeye impuhwe zawe zigisagirane ndagusabye umpinduremo ikiremwa gishya Mana yanjye nagira wowe kandi dawe nyemerera ngira icyo ngusaba uzi neza ko ngira intege nke ndagusabye umpore hafi kuko nzi neza ko izina ry'Imana Data Umwana na Roho Mutagatifu amina. Shalom Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki 16 kwezi kwa mbere 2024. Turahimbaza abatagatifu Marceli, Berardi na Priscilla. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cya mbere cya Samueli umutwe wa 16 umurongo wa mbere kugeza ku 13. Uhoraho abwira Samueli ati uzakomeza kuririra Sawuli kugeza ryari kandi nanjye ubwanjye naramuzinutswe akaba atazongera kuba umwami wa Isiraheli. Uzuza amavuta ihembe ryawe maze ugende, nkohereje kwa Yese w'i Betelehemu kuko nabonye umwami nshaka mu bahungu be. Samuel aravuga ati nzajyayo nte? Sawuli nabyumva azanyica. Uhoraho aramubwira atujyane inyana maze uzavuge uti nzanywe no gutura Uhoraho igitambo. Nujya gutura igitambo uzahamagare Yese. Ni jyewe ubwanjye uzakwereka icyo ugomba gukora, uwo nzakwereka uzamusigira amavuta. Samueli agenza uko Uhoraho yamubwiye. Ageze i Betelehemu, abakuru b'umujyi baramusanganira badagadwa, maze baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Samueli ati nzanywe n'amahoro, nje gutura Uhoraho igitambo. Nimwitagatifuze maze duturane igitambo. Nuko atagatifuza Yese n'abahungu be maze abatumira mu gitambo. Bamaze kuhagera, Samueli ngo arabuka umuhungu wa Yese witwa Eliyabu, aribwira ati nta kabuza Uhoraho yaturageze imbere ye. Uhoraho abwira Samueli ati ntukangwe n'imisusire ye cyangwa n'igihagararo cye, si we natoye simushaka. Kuko Uhoraho atareba nk'abantu babareba imisusire, naho Uhoraho akareba umutima. Yesu ahamagara Abinadabu amuhagarika imbere ya Samueli, ariko Samueli atera hejuru avuga ati uyu nguyu nanone si we Uhoraho yatoye. Yesu amwereka Shama, maze Samueli aravuga ati uyu nanone si we Uhoraho yatoye. Yesu amwereka abahungu be 7. Samueli ati ntawe Imana yatoye muri bo. Ubwo Samueli abaza Yesu ati mbese abahungu bawe ni aba ubwabo bonyine? Yesu aramusubiza ati hari umuhererezi akaba aragiye amatungo. Samueli niko kubwira Yesu ati tuma bajye kumuzana kuko tutari bujye ku meza atageze hano. Yesu amutumaho. Umuhungu yari inzobe, akagira mu maso hateye ubwuzu kandi n'igihagararo cye kizihiye. Uhoraho abwira Samueli ati haguruka umusige amavuta kuko ari we natoye. Samueli afata ihembe ry'amavuta amusigira hagati y'abavandimwe be, maze umwuka w'Imana wuzura muri Dawudi uhera uwo munsi. Samueli akomeza urugendo agana i Rama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, tumaze kubona ko umwami Sawuli amaze guhemuka, Uhoraho akamushyira ku ruhande, akongera gutuma umuhanuzi Samueli
kugira ngo ajye gusiga amavuta umwe mu bahungu ba Yese. Icyo tubona ni uko umuhanuzi hari abo yarebaga akavuga ati niba ariya byanze bikunze, ariko Imana itora ukwayo. Ni ukuri Imana irihariye. Imana ntireba igihagararo, Imana ntireba imisusire, Imana ntireba amashuri wize, Imana ntireba ibyo abantu batindaho. Ifite indoro yayo yihariye, indoro yuje impuhwe, indoro yuje ubwenge n'ubuhanga, indoro itibeshya. Nuko rero Imana yatoye uwari wagiye kuragira amatungo, aba ari we Imana ihamagara, aba ari we Imana ihitamo. Bavandimwe, hari igihe Imana navuga ngo kuyikorera bituyobera, kuko twebwe ibyo twifuza ugasanga bihabanye cyane n'ibyo yifuza. Ugasanga abantu dushyira hejuru imbere y'Imana ni ubusa, abo tusuzugura imbere y'Imana bari hejuru. Yitoreye umuhererezi, umushumba uri inyuma y'amatungo, iretse bakuru be bose. Gukorera kw'Imana ifite ubwigenge bwo guhitamo. N'uyu munsi hari igihe twumva ngo musenyeri kanaka bamutoreye kuba umusenyeri, tugatangira tukavuga buriya se azatumarira iki, umuntu runaka, umupadiri runaka, umupastori runaka, mbese tugahora duca urubanza b'Imana yitoreye ku buntu bwayo, kandi Imana ubwo yamutoye izanamushoboza. Ahubwo tubasabire gukorera uko Dawudi atowe, kandi Imana imusize amavuta, imushyize ku ruhande. Ushobora kuba muvukana muri abana 7, 8, 10, Imana ikagutora. Nuhamagarwa ntuzange kwitaba. Imana kandi dutumaho abantu. Ntabwo Dawudi yizanye, yahamagawe, yeretswe inzira n'umuhanuzi Samweli. Nawe Imana nigutumaho uzitabe. Ntuzazana amananiza, ntuzavuge ngo kanaka, ntuzavuge ngo iki, ahubwo uzitabe, kuko Imana inyura mu bantu kugira ngo itugereho. Nisingizwe kubera abantu benshi badufasha mu nzira yo kubimenya. Turazirikana Zaburi ya 88. Imana nisingizwe kubera Dawudi umugaragu wayo. Ab'Imana itoye ikabihitiramo ibifite impamvu. Ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Mariko umutwe wa 2 murongo 23 kugeza kuri 28. Umunsi umwe ku isabato Yesu anyura mu mirima y'ingano, abigishwa be batangira kugenda bazimamfuza. Abafarisayo niko kumubwira bati dorere kuki bakora ibibujijwe ku isabato. Arabasubiza ati ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje akabura uko agira we n'abo bari kumwe, nuko yinjiye mu ngoro y'Imana mu gihe cya Biyatari umuherezabitambo mukuru, akarya imigati y'umumuriko atashoboraga kurya kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine, kandi akayihaho n'abari kumwe nawe. Nuko rero arababwira ati isabato ibereyeho umuntu, ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo yaje muri iyi si, yaje kudusobanurira ibyiza birenze ibindi. Ibyo abantu batari bazi yarabibahishuriye. Abantu bagira uko babona ibintu, bagatinda ku by'inyuma, kandi Imana yitinda ku biri imbere. Abigishwa be bashonje bamamfuje ingano, abafarisayi bati twaharaye twababonye murapfuye mwishe sabato. Yesu ati sinimwasomye uko Dawudi yabigenjeje. Bavandimwe, ntushobora gukorera Imana uhorana ubwoba, ukurikiza amategeko kubera ubwoba. Ntabwo byashoboka. Imana yacu si Imana ituyoboza igitugu, ni Imana iduha ubwisanzure, ni Imana iduha kunezerwa mu kuyikorera. Isabato ntabwo igenga umuntu, umuntu niwe uyigenga. Ibiremwa byose biri munsi y'umuntu.
niyo mpamvu ikibanza ari urukundo. Mbere y'amategeko habanza urukundo. Nawe rero mu buzima bwawe, mbere yo kubahiriza amategeko no gukandagiza abandi amategeko kuyabakangisha, banza urebe niba uri uhagaze mu rukundo. Kuko hari igihe abantu bakurikiza amategeko nta rukundo bafite, ugasanga urahutaza umuntu kandi amategeko uyatwaye ku mutwe wawe. Ariko se bikumariye iki kuba wubahiriza amategeko ariko nta rukundo wifitemo? Yesu yaje kutwigisha amategeko ku buryo bushyashya, kuko umwana w'umuntu agenga n'isabato. Uyu rero niwe byose bikomokaho, niwe byose bizingiyeho. Uyu nguyu niwe Alpha na Omega, niwe ntangiriro n'iherezo. Tumukurikire, icyo azatubwira tugikore. Kandi isabato ibereyeho kugira ngo umuntu yishime. Igihe cyose rero uzakandagira umuntu ngo wakurikije amategeko, ntacyo uzaba wakoze. Yesu Kristo yaje kutwigisha inyigisho nshya itugira abana b'Imana, mbere na mbere bayoborwa n'urukundo. Nyagasani arugusenderezemo kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.